ndabaramukije ndabahobeye mwese abari hanze mu mahanga abari imbere mu gihugu ndabaramukije ndabahobeye rwose inshuti abavandimwe abaturanyi ndabahobeye cyane mugira amahoro y'Imana ndagarutse kuri kamera rero nkuko mubizi kuri kamera hano tuhacisha ibintu bitandukanye ibitekerezo inama ibitandukanye ubwo rero nyine nanone uyu munsi mbazaniye topic ariko topic ndi kumwe n'umwana utari bugaragare kuri kamera ariko yagize atya rwose aranyegera ankubita ikibazo ndavuga ni nacyo ngewe nzagerageza kugisubiza ndi kuri kamera ariko byibuze n'abandi bakora comment abareba bazamfasha kumusubiza twungurana ibitekerezo ikibazo cye rero reka tumwakire ntago ari bwivuga amazina n'umwana ariko ndagira ngo atangire ambaza icyo kibazo tumufashe kumusubiza murakoze cyane umuntu ni iki murumva aragira ati umuntu ni iki umuntu uko ari mugari umuntu ni munini reka ngerageze gusubiza iki kibazo ariko n'abandi bazadufasha nzagenda ngusomera komanteri bashyizeho umuntu arimo ibice bibiri ariko ubusanzwe umuntu ni umuntu uva inyama n'amaraso natwe turi abantu ubwo nawe uri umuntu ni ukuvuga ngo uva inyama n'amaraso uravuga urarya uragenda urakora uwo muntu ibyo bintu byose arabigize ahagaze afite igihimba umutwe amaguru amaboko arahumeka aratekereza n'ibindi byinshi bigize umuntu uwo ni umuntu uhagaze nawe ushaka kureba umuntu nyine ikimugize wakireba ugahita umenya umuntu uwo ari we noneho rero wenda umbajije ngo umuntu ni iki nahita nihuta nkajya mu bijyanye wenda n'imico y'umuntu imico y'umuntu umuntu ni munini umuntu ashobora kugira imico myiza umuntu akagira imico mibi afite ibyo bice byombi kandi ngewe uko numva mbyumva ntekereza nta muntu waba mubi 100% cyangwa se ngo abe mwiza 100%. bivuze ngo uwo muntu afite ibyo bice byose uretse ko hari igice kiganza ikindi hari umuntu ushobora kugira ibikorwa bibi bikaba bibi cyane bikaganza ibyiza agira hakaba n'umuntu ushobora kugira ibikorwa byiza byinshi ibibi bikaba bikeya rero ubwo uwo muntu ibyo bintu byose abifataho ahubwo icyo twareba ngo uwo muntu se ufite imico mibi abateye ati ni umuntu wese ukora ikintu cyabangamira mugenzi we kikabangamira sosiyete ndetse ashobora no kubangamira igihugu muri rusange ubwo rero ibyo bintu bibi akora kuba yatuka bagenzi be gutongana kwiba n'ibintu byinshi cyane bishobora gutuma umuntu agira imico mibi ndetse n'imico iyo tuvuze imico n'ibimukorerwaho ku buzima bwe n'ibibi kuba yasambana kuba yakiyangiza akanywa ibiyobyabwenge nabyo ni imico mibi ishobora gutuma uwo muntu agaragara ko afite ibikorwa bibi ubwo rero uwo muntu ufite ibikorwa bibi bingana gutyo aba ari umuntu mubi hanyuma rero umuntu mwiza ni umuntu w'umugwaneza ugirira impuhwe abandi ukora ngo abandi babeho akabafasha ni umuntu ufite ibintu byiza akora kugira ngo abandi bantu babigiremo inyungu uwo muntu rero uhita uvuga uti ni umuntu ufite imico myiza aho ngaho se byibuze urumva hari icyo ubonye murasobanukiwe yego wakomeza ukambaza ubu muntu ni iki ubu muntu aragira ati umwana aragira ati ubu muntu ni iki ubu muntu rero ni uko umuntu ameze nyine iyo mico nk'uko nahoze mbisobanura imbere ni umuntu uhagaze yiyumvamo ko afite ubumuntu umuntu ni ukuba ufite imico myiza igirirwa ku bandi
ukavuga uti reka ngoye nk'urugero ukareba nk'umuntu ukwiriye gufashwa ukumva muri wowe hajemo ko wamufasha. Bivuga ko rero wagize ubumuntu ugatekereza uti uno muntu akeneye gufashwa reka amufashe. Cyangwa se niba hari umuntu wakugombaga ikintu cyo kukwishyura, niba ari ideni agufitiye ukabona ko mu bumuntu bwawe ntayo mafaranga ntayo afite nta nayo yabona ukayamuharira, ubwo nabwo bwaza mu bumuntu. Ni ukuvuga rero ubundi ubumuntu ni imico myiza myinshi igirirwa ku bandi wowe ufite. Ibyiza ukorera abandi biba byose bigenda bikajustify ubumuntu ugira muri wowe. Yego, iyo wavuze umuntu nta bumuntu agira rero ni ukuba nyine wanga abandi bantu, utabakorera ibintu byiza, ubacuza n'utwabo bari bafite, bigaragaza ko nta bumuntu ufite nyine. Ariko iyo ibintu byiza ukora bigirirwa ku bandi bikabafataho n'inyungu bikabagirira umumaro, aho ngaho uba ugaragaza ubumuntu muri wowe. Yego, urasobanukiwe? Yego. Wakomeza ukambaza. Ni ibihe bintu bikunze kuranga umuntu? Ibyiza se cyangwa ibibi? Ibyiza. Ibyiza bikunze kuranga umuntu mwiza. Uyu muntu mwiza rero nkuko nakomeje mbisubiramo, mu by'ukuri ubundi kuba mwiza ntago ari ku isura, ntago ari igihagararo, ahubwo kuba mwiza ni icyo umariye abandi bantu, ni icyo abantu nyine bagukuraho bakabaho nabo. Ibyo bintu rero bikunze kuranga umuntu mwiza ni uko hari abantu benshi bamufataho ikintu cyiza nabo bakabasha gukomeza ubuzima bakabaho. Tuvuge niba uyu muntu afashe imfubyi, agafata imfubyi nayo ikajya ku ishuri, imfubyi ikabiwe ikarya, imfubyi akayambika, uwo muntu ni umuntu mwiza. Uyu muntu niba yita ku bakene akaba yafata imyenda akajya kwambika abakene akabaha icyo kurya, uwo ni umuntu mwiza. Noneho niba ashobora nanone kwita ku mfubyi, ku bapfakazi, mbese uko abikora agirira abandi bantu ineza bakazamura ubuzima, bakaba babasha kuva aho bari bari bakagera ahandi mu cyiciro cyiza, bari bari habi bakajya heza, uwo muntu nyine ni umuntu mwiza. Nicyo bisobanuye. Uwo muntu niho wamuhera uvuga ngo uno muntu, kuko iyo turi kureba ibikorwa, iyo turi kureba umuntu mwiza tumurebera mu bikorwa bifatika bisanzwe, kuko mu mutima twe ntago tuhasoma, ariko ibikorwa umuntu agenda akorera ku bandi nibyo bituma tuvuga ngo uriya muntu ni umuntu mwiza. Ni gute umuntu utagira ubumuntu yabugira? Ni ukwigira ku bantu beza. Umuntu utagira ubumuntu nkeka ko nawe yakikontorora. Ubundi mu by'ukuri abantu tuba dukwiye n'abankurikira kuri kamera babyumve, kwisubiramo, ukagira agahe ko kwisubiramo. Ubundi misiyo dufite hano kuri iyi si niyo kuba twaberaho abandi bantu natwe ntitubeho ngo ube nyamwigendaho mu bushobozi bwawe, mu buryo bwawe, mu byo ukora n'ibyo ubamo wirirwamo bya buri munsi. Byibuze hakaba hari umuntu umwe, niyo yaba umwe gusa, wabayeho ku bwawe. Urugererega abantu babishakira mu bintu binini bifatika, ariko n'umukozi mu rugo uri kugukorera akabona agasabuni iwawe agakaraba, agahembwa iwawe, akagira abandi bantu asagurira, burya nabwo ubereyeho abandi bantu, kuko hari icyavuye iwawe cyageze ku wundi bigahererekanwa. Rero umuntu aba akwiye kwisubiramo buriya mu buzima busanzwe, ukavuga utari ku mu by'ukuri imico mfite igaragara ite muri sosiyete. Ese iyo ngiye kuguza amafaranga ndayaguza sinyasubiza? Mfite iyihe mico abantu bambonamo muri sosiyete? Ndi umwambuzi, ndi umwesikoro? Mbese se meze gute ubundi muri njyewe? Hanyuma wamara kubona utameze neza, ukigira kuba ameze neza, abantu bavugwa neza, ukavuga uti ubundi bo bakora iki? Kuki babavuga neza? Kuki babita abantu beza? Kuki bigenda gutya? Hanyuma nawe ugahindura imico. Wamara guhindura imico ukagaza mu cyiciro cy'abantu beza, ukaba umuntu mwiza. Ni gute ba bantu biyumva ko atari abantu wabagira inama ko nabo ari abantu? Yego, urakoze cyane. Ufite ibibazo bikakaye. Guys, muri kubyumva uyu mwana? Mbabwiza ukuri ntago nigeze nitegura ko yambaza ibibazo. Yarambwiye ati nge nzamusobanuye ku muntu numvaga ari ikibazo kimwe agomba kumbaza.
abo bantu rero biyumva ko atari abantu rwose ntago bikwiriye, kuko twese twaremwe n'Imana. Nta muntu udafite agaciro, nta muntu utagira icyo amarira undi. Ubwo rero uwo muntu ubundi uko ni uguheranwa n'agahinda, ugaheranwa n'amateka, ukumva ko wowe hari ibitakugomba, utari umuntu waca mu bantu ngo ube umeze neza. Ndabinginze mutsindi iyo karande, muvuge muti fire, mubikandagire rwose mu izina rya Yesu. Wiyumva ube proud. Twese dufite ishusho y'Imana, turi abantu beza, Imana yaraturemye kandi dukunda, dufite n'umumaro twamarira abandi bantu. Rero kwiyumva ko utari umuntu, ugomba muri wowe guhaguruka gitwari ukavuga uti ngiye guhera nonaha tsindagiye karande, tsindagiye amateka, nkandagiye iki kintu kinyumvisha ko nge nta mumaro mfite, ntari umuntu mu bandi wajyamo ngo ngire icyo natangaza cyangwa mvuga. Kandi guys, namwe mufata abantu mukabaheza inyuma, mukabasuzugura, mukabereka ko nyine nta kintu bavuze. Nta muntu utafite umumaro, ntawe. Yaba ari mu makosa, ahubwo wamwegera ukamukura mu makosa. Yaba ari gusa nabi, wamwegera ukamwereka uko isuku ikorwa. Ariko umuntu wese burya afite umumaro, kandi afite umumaro pe. Uri mu biyobyabwenge yabisohokamo burya akaba umuntu mwiza. Rero yaba wowe uri mu biyobyabwenge, yaba wowe uri kwisubiza inyuma wifata nabi ngo nturi umuntu, sohoka muri icyo kintu, wumve ko ufite umumaro, uri uw'agaciro, kuko uri kunyuranya n'Imana yakuremye. Iyo yakuremye ibona uri uwa danje, uri umuntu udasanzwe uzakora ibikaze, warangiza wowe ukajya kwigira nabi. Ubwo rero ndumva icyiza ari uko urumva uwo muntu agomba kwiyaminiya. Sinzi mbivuze mu rurimi rw'Igifaransa, ariko ni ukumva ko yaremwe mu ishusho y'Imana, akaba ari umuntu mwiza muzima ukwiye kugira icyo yamarira sosiyete. Vuga ibintu bitatu abantu bakunze kwihebaho bavuga ko atari abantu. Icyo kibazo ko numva gikomeye. Nese ngiye ko nzi ko ndi umuntu ndabisubiza. Urumva bitatu, wenda ashobora, reka tugenekereze abantu biheze inyuma. Ashobora kuba ari mu cyiciro wenda kitari cyiza cy'ubushobozi. Noneho agahita yumva ntago yajya mu bantu bafite ubushobozi, n'igitekerezo cye akumva ntiyagitanga. Kandi hari igihe aba afite n'igitekerezo kizima, ariko kubera ko yireba ku bushobozi buke, akumva ntago yasohora igitekerezo ngo cyakirwe. Icyo ni icya mbere numva ko yakirebaho. Ikindi, wenda ashobora kwireba akaba ati umuryango nkomokamo ntago watuma wenda tuzamuka, agaheranwa n'ayo mateka. Niba nta muntu bagize wize n'urugero, akumva ko atakiga ngo agere kure, bigatuma yikandamiza. Kandi we ubwe yagombaga guhaguruka akazavamo umuntu udasanzwe. Icya gatatu rero nanone narebaho cyatuma umuntu yibona ko atari umuntu, ni ukuba yarakoze ibintu byinshi bibi, noneho bikagenda bimukura mu abantu, bituma agaragara nabi muri sosiyete, bigatuma nawe yibona ko atakiri umuntu ukenewe. Nabyo bishobora gutuma umuntu avuga ati use ndacyari umuntu. Rero ibyo ngibyo byose dukwiye kubisohokamo nk'abantu, haba hakiri ibyiringiro. Reka njye no mu ijambo ry'Imana, Yobu igice cya 14 umurongo wa 7, niho havuze ngo erega hariho ibyiringiro ko igiti cya kitemwe cyongera gushibuka, kandi nubwo imizi yacyo yahera mu butaka ikarengwaho n'umukungugu, kirongera kigashibuka kikazana n'amashami y'ibitono. Nawe rero wiyumva ko byageze kure, hari ahantu byageze, uri guheranwa n'ako gahinda se cyangwa n'ibyo byose twagiye dutondeka, ibyiringiro biracyahari. wavamo umuntu udasanzwe, inzozi zawe zakomeza, wazakora ibikomeye rwose. Mu mateka menshi y'isi twagiye tubona ba Nelson Mandela bagiye bafunga imyaka myinshi, ariko bagakomeza ibyiringiro, bavuyemo abaperezida bazwi n'isi yose, n'abandi. Rero numva n'ubundi nta muntu ukwiye kwibona ko atari umuntu. Ibyo bintu byose, byaba ibyo bitatu, byaba n'ibindi bikuzikamiye bikubuza kwiyumva mu bantu, ujye mu bantu nawe ufate ibyemezo by'abantu, utekereze nk'abantu, ubeho nk'abantu beza, rwose wabireka ukaza ukegera abantu. Sosiyete ibigukeneye kandi birahinduka. Iyo umuntu yahindutse abantu barabimenya. Hari ikindi kibazo? Hari ikindi ibibazo bikaze. hari abantu
biyumva nyine ko ari bo bantu gusa, ari bo nyine barenze. Abo ngabo ni izihe nama wabagira ko hari n'abandi bantu nubwo nabo batarenze kubarusha ariko nabo ari abantu? Murakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Mu by'ukuri ni ubujiji bunakabije kuba wiyumva ko kurenza abandi. Yewe nabyita ubujiji. Abo bantu bakwiye inama zikomeye kubera ko umuntu buriya waremwe n'Imana, ntabwo waba wumva ko umurenze kuko nawe ni wahagaze ngo utoba ku kondo wibumva uko ushaka. Rero kuko twese twaremwe n'Imana ntawe akabaye arenguye. Noneho ikirenze kuri icyo rero tushobora kurengana ku buryo bw'ubushobozi, ku buryo bw'ubwenge, ku buryo bw'iki, ariko twese dukwiye kubyubahanira. Kubera ko njyewe niba wenda ndahangaha nkeneye n'umukozi uzamfasha turimo two mu rugo, hanyuma si uwo muntu yataremwa ngo abeho, nari kumukura he? Bivuze ngo ntabwo murenze, ahubwo turakeneranye. Ndamukeneye nawe arankeneye ngo muhembe, nanjye ndamukeneye ngo ampe serivisi ntabashije kwifasha. Bivuze ngo ntabwo narenga uwo muntu, ahubwo dukwiye kubahana ku rugero twese turiho. Ibyo kumva rero ko umuntu arenze akakandagira abandi bantu ashingiye wenda ku bushobozi afite abarusha, ashingiye ku bwenge abarusha, ni ukuri Imana ijyanuka, uretse no kuba n'abantu tudakwiye kubishyigikira mu buzima busanzwe. Inama nabaha rero niborohe, buriya dore n'inzira n'imwe mwana wanjye, wa mwana uri kumbaza iki kibazo, buriya twese nubwo turenga tukagenda abantu bakagerayo bakagira amafaranga bakumbona ubwiza burenze, ukavuka mu miryango idasanzwe, twarareshye, buriya turareshya kuko iyo tugiye gupfa, njyewe ntabwo ndabona umuntu bashyinguye mu kirere abantu bose bamanuka hasi bakabashyingura. Wenda guherekezwa bishobora gutandukana ariko tuvurira ahantu hamwe, kandi twese tuniteguye kuko tuzinjira ijuru. Ubwo rero ubundi inama nagira abantu, twese dukwiye kubahana uburyo bwose ubwo aribwo bwose, ubu ubonye ukamwubaha, hanyuma twese tugakomeza tugatahiriza umugozi umwe. Nizo nama nabagira. Ni gute umuntu yakihindura mu buzima nyine, akava mu buzima bubi akajya mu bwiza? Cyambere ni kwishakamo ubushobozi, kubanza kuhindura imyumvire mu mutwe, ukabanza kumva ko bishoboka. Kavuga uti nubwo narindi mu cyiciro cy'abantu wenda bakennye n'urugero, cyangwa se bafite ubushobozi bukeya, ariko mu myumvire yanjye nakira. Iyo umaze gushyira mu myumvire ko wakira, no mu bikorwa birakunda. Kuko iyo utangiye gukora, utangiye gukora utekereza ko ejo hazaza ugomba kuba umukire. Kugendana no kuba umukire rero ni ugukora ubika, gukora ufite washyizemo imbaraga, uvuga uti ejo ndashaka kuba umukire. Iyo myumvire iyo bamaze kukwinjira, byanga bikunda urakira ukava mu cyiciro kimwe ukajya mu kindi. Abantu biyambura ubuzima babyita kwiyahura, ni gute wabagira inama ntibakiyambura ubuzima bwabo? Inama nabagira, none se ubundi buriya umuntu yiyambura ubuzima atihaye koko? Ntago uba warihaye ubwo buzima, ntubuzi n'iminsi yawe ukwibaze. Ikintu cyose cyakabaye kikubaho kiba cyarateganyijwe mu mugambi w'Imana, kandi bizi ko izakikurinda. Ntabwo bikwiriye kuya ku buzima utihaye. Kwiyaka ikintu utihaye ni icyaha kibi, icyo ni icyaha, n'ubundi no kwiyahura ni icyaha. Ariko nababwira kurenga ibyo bibazo, kuko wabahaye ubuzima we ni overall, afite ubushobozi bwo kubatambutsa no mu bibazo barimo. Nta mpamvu rero yo kumva ko biyambura ubuzima batihaye. We yabishyizeho abizi ko ibyo bintu bizababaho. Nibamutegereza uwo muntu waremye abantu, hanyuma batambutse no mu byo bahuye nabyo biri kubatera kwiyahura. Rwose nabagira inama yo kudakomeza guheranwa n'agahinda. Ejo haba ari heza, icyo kintu kiba cyabaye kiba kizatambuka ejo bugacya, ibintu bigakomeza, ubuzima bugakomeza. Rero ntabwo bakwiriye kwiyambura ubuzima, ahubwo batumbera imbere bagahita bishyiramo ko imbere icyo kintu bagiye kugitambuka, bagahita binjira mu bintu byiza, hanyuma bakabaho mu buzima bwabo kuzageza igihe Imana ibishakiye.
kuko ariyo yatanze ubuzima. Muraza kutwihanganira rero, mikoro yigeze kuvaho sinabimenya ko yavuyeho, ubwo amajwi hari akantu kahindutseho gatoya ariko ndakeka byumvikana. Yego, nari nkiganira n'umwana ambaza ibibazo ndimo musubiza. Hari ikindi kibazo ufite? Yego. Wabaza? Ni iki, ni bihe bintu bikunze kwangiza ubwonko bw'umuntu? Urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza. Aragira ati ni ibihe bintu bishobora kwangiza ubwonko bw'umuntu bugatuma ava mu murongo yari arimo, ubwonko bugata umurongo. Ibintu rero byangiza ubwonko bw'umuntu, ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge urabizi se? Ndabizi. Watanga ingero? Harimo nikotine. Yego. Anshirisi irimo ntabyazi ntukanabimenye. Ibiyobyabwenge ntukabimenye cyane kuko si ngombwa. Hari urubyiruko byabase ugasanga rwarangiritse. Ubwo rero ibiyobyabwenge bishobora kwica ubwonko bw'umuntu. Harimo kunywa inzoga nyinshi. Hari abantu banywa inzoga nyinshi zikabakoroniza, ukabona ko yavuye mu murongo, ubwonko butameze neza. Byakangiza ubwonko se buriya? Mu bifatika ngira ngo ni nk'ibyo. Ibiyobyabwenge n'inzoga nyinshi zirenze urugero bishobora kwangiza ubwonko bw'umuntu. Wabonaga ari umuntu utekereza neza, ukabona ko hari umurongo yataye. Ibyo ngibyo byakangiza ubwonko bw'umuntu. Ibindi rero mu bijyanye n'uburyo bw'amarangamutima, kwangirika k'ubwonko ni ukuba umuntu wabayeho akorerwa menase. Kumenaswa ni ugutotezwa. Itoteza naryo burya ryangiza ubwonko bw'umuntu. Ngira ngo mbwire n'abantu batwumva ko gutoteza burya ni bibi, ntimugatoteze abantu. Kuko burya muba muri kubangiza ubwonko, kandi nta n'impamvu erega abantu bakwiye kubana mu mahoro. Niyo ibintu bitagenze nta mpamvu byitoteza, mubikemura mu bundi buryo bwiza. Yego. Nanjye ko nari ngiye kukubaza. Nta kibazo mbaza. Nakubazaga ngo mu ncamake se ko watangiye umbaza ngo umuntu ni iki, byibuze hari icyo ukuyemo? Wansubiza mu magambo makeya uko wumvise umuntu? Umuntu agira ibice bibiri. Hari umuntu mubi. Wakongera ijwi? Umuntu ni umuntu, hari umuntu mubi n'umwiza. Yego. Umuntu mwiza akora ibintu byungukira abandi bantu. Yego, nibyo. Ndetse n'umuntu mubi akora ibintu bibangamira abandi bantu cyane. So abantu bagira umutima, bagira gutekereza, bagira n'ubwonko, bagira ndetse bagira n'umubiri umwe n'amaraso amwe. Nicyo nakubwira ku muntu. Okay, urakoze cyane. Ndumva hari isomo wafashe rwose kandi ndagushimiye. Wakoze kuza kuri kamera zacu za Encouraging Woman. Turakwishimiye, ukomeze utere imbere, uri umujyambere, uzagaruke kuri iyi kamera, ukomeze utegure. Ndumva uri umuhanga cyane. Urakoze, ndagushimiye. Reka nkomezanye n'abari gukurikira Encouraging Woman. Mu by'ukuri umwana yatubajije umuntu, ariko natwe mu buzima busanzwe hari umuntu waririmbye ngo tinya umuntu kwereka inzira wayinyuramo bikamubabaza. Ni ukuvuga ngo umuntu rero muri cya gice twahoze tureba cyo kuba ari umuntu mubi, nyine umuntu ni mugari. Tugiye mu buzima bwacu busanzwe, atari ugusubiza uriya mwana, umuntu nyine agira utuntu twiza akagira n'utuntu tubi. Ubwo rero urumva niba umuntu ashobora kukwereka inzira wayinyuramo bikamubabaza, akababazwa nuko watera imbere. Hari umuntu ushobora kukwanga mutanaziranye, akakwirebera uko wimereye, uko witereye, uko wivugira, uri kwikorera akakwanga ntacyo mupfuye. Uwo ni umuntu mubi. Abantu babi babaho. Hari n'abo ukorera byiza bo bakakwanga, ukaba nta kutagize, nta kutagerageje. Ariko uwo muntu ukabona wapi, ntashaka no kukubona aho uri. Hakaba hari umuntu ushobora kubona wisekera useka, nabyo bikamubabaza.
abantu babi babaho pe, ariko nanone kandi tugaruke mu kindi gice, abantu beza nabo babaho. Kandi buriya tujya tuvuga ngo Imana ibaho ariko ntago turayibonesha amaso, ni umwuka. Imana ni umwuka, niko bavuga, n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. Rero ibintu byose byiza dukorera ibinyuza mu bantu, bivuze ngo abantu beza bariho kandi bakorera Imana, batumwa n'Imana. Rero nta abantu buriya n'ab'agaciro, umuntu n'uw'igiciro cyinshi, umuntu n'uw'igikundiro, umuntu aba akwiye kubaho hava akagera. Umwana yahoze ambaza ati ese kuki abantu bumva ko baruta abandi? Nta muntu uruta undi pe, kuko umuntu wese ni uw'igiciro. Imana yamuremye mu ishusho yayo, ni umuntu ufite umumaro utabura icyo akumarira. Ubwo rero dukomeze tubane, ndabakunda cyane, mwakoze kudukurikira muri izi studio za Encouraging Woman. Mbibutsa ko mwakora subscribe rwose, ndabinginze ba followers uko muri kwiyongera munakore kuri sabone cyangwa se subscribe, kugira ngo dukomeze tubane kandi muduteze imbere. Ba bantu bose mumbwira muti pole, abarebye ikiganiro ku Isimbi TV mukambwira, mukumva bibakoze ku mutima, mukampa pole, mukanyereza ihumure. Inkunga yanyu ntago ari ngombwa rega ngo inkunga ibe y'amafaranga, niyo kwiyabonesha kuri iyi channel kugira ngo nzamuke, mbone ko abasubscribers babaye benshi, noneho muzaba munteye inkunga ikomeye. Kandi mu following, mukore share na comment, iyo ni inkunga yanyu izaba ikomeye rwose. Kandi ndabakunda, ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.